Yes, reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wo dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu kandi rwanyu rwa Today TV updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo. Niba wifuza kumenya uko u Rwanda rwaramutse, niba wifuza kumenya uko u Rwanda rwaraye, niba wifuza kumenya uko muri rusange mu Rwanda byifashe, hano ni urubuga rwiza rwo kugufasha kuzajya umenya ayo makuru agezweho hano mu Rwanda, yaba muri politiki, yaba muri siporo, yaba mu myidagaduro ndetse no mu nkuru zisanzwe ziba zaba hirya no hino mu gihugu. Rero ntabwo tuzajya tugutindira rwose, buri mu gitondo, buri saa 4, saa 6, saa 8 tuba tukugezaho inkuru zigezweho nk'uko twitwa updates. Dutanga amakuru agezweho. Rero nyamuneka niba utarakanda ijambo subscribe waracikanywe, niwo mwanya mwiza wo gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose dutanga umunsi ku wundi mu bambere. Tudagutindiye, reka tukubwire ko umugabo wo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi akekwaho gukubita inkoni nyinshi ndetse no gutera icyuma hafi y'imyanya y'ibanga y'umugore we witwa Imanishimwe Gaudence wari mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko, wari utwite inda y'amezi 3, amuziza kumuca inyuma, ibyaje no kumuviramo urupfu. Iby'uru rupfu byamenyekanye kuri uyu wa gatanu tariki 2 Mutarama 2026 mu mudugudu wa Ruri, ni mu kagari ka Karambi mu murenge wa Murundi, ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Abaturage bavuga ko intandaro y'ayo makimbirane Gaudence yagiranye n'umugabo we ishingiye ku kuba umugabo yaramushinjaga kumuca inyuma. Umwe yagize ati, yari inshuti yanjye cyane, yarampamagaye kuwa 4 arambwira ngo uzaze kunsura, ngo maze iminsi nkuhamagara nkakubura kuko ntabwo nahamagara, ati mvuye gusaba nimero yawe uzaze unsure. Akomeza ambwira ati, nubwo bimeze bityo ariko umugabo wanjye ahora ankubita cyane, uzaze unsure undebe. Naramubwiye nti ujye wihangana, abagabo bo muri iyi minsi bararwana. Arambwira ati, uzambabarire kuwa 5 uzaze kundeba, cyangwa se uzabe waje unsuhuze kuko ndagukeneye. Ndamubwira nti nzaza mu gihe cya mu gitondo, ndi kwitegura ngo nze kumureba. Telefone birampamagaye irambwira iti, wa mugore bamwishe. Ati se yishwe nande? Arambwira ati, umugabo yamukubise bamujyanye kwa muganga, ababara cyane. Yakomeje avuga ko nyakwigendera yamubwiye ko buri gihe uko umugabo atashye yasinze amukubita. Yagize ati, yarambwiye ati se wagiye umuhunga. Arambwira ati, amfatirana ndi mu nzu akankubita, ubwo rero njyewe ndumva ari inkoni yaba yarazize. Gusa ejo yari yambwiye ko afite inda ifite hagati y'amezi 2 na 3. Ndamubaza nti se bayiguteye gute ko mutabanaga? Arambwira ngo ntabwo byabuze umugabo kugusangaho uri ngo ayigutere, ngo n'ubundi yaransuraga cyangwa wasanga arayinteye tubana. Umuturanyi w'uyu muryango yabwiye umunyamakuru wa BTN dukesha inkuru ko uwo mugore yishwe n'inkoni nyinshi yakubiswe n'umugabo we. Ati yamukubise aranegekara cyane, nibwo byamuviriyemo urupfu. Yari yaranamwimye n'indangamuntu ye, none habonye amunegekaje nta bundi butabazi ari bubone, aramubwira ati ngaho fata indangamuntu yawe utahe. Yari yakomeretse kwitako hafi y'imyanya y'ibanga, bigaragara ko yamuteye icyuma. Yajyanywe kwa muganga, bigaragara ko agiye gupfa kuko yaguye mu nzira ataragerayo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi witwa Gashayija Benon yemeje aya makuru, avuga ko uwo mugabo ukekwaho kwica umugore we ari gushakishwa kugira ngo akorerwe iperereza. Yagize ati, iyo nkuru twayimenye ejo, batubwira ko uriya mugore abaturage bakeka ko yakubiswe n'umugabo we tariki 28 Ukuboza 2025, hanyuma akaza kuremba umusibe ejo kuwa 5 nimugoroba. Bamujyana kwa muganga, ambulance cyangwa se imbangukiragutabara yamujyanye ku bitaro bya Gahini, ariko bageze mu nzira ahita yitaba Imana. Yakomeje avuga ko umugabo wa nyakwigendera yaramaze iminsi afunguwe nyuma yo gufungwa akekwaho kwiba moto,
ariko agarutse asanga umugore we atwite. Amakimbirane rero avuka ubwo umugabo avuga ko iyo nda atari iye, mu gihe umugore we avuga ko ari iye. Gitifu Gashayija yongeyeho ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe gusuzumwa kugira ngo hazamenyekane icyateye urupfu, mu gihe umugabo nyakwigendera ari gushakishwa kugira ngo akorweho iperereza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yasabye abaturage kwirinda amakimbirane mu miryango kuko atari ibibazo byinshi, hanyuma n'ufite ikibazo akegera ubuyobozi cyangwa inshuti z'umuryango bagafashwa. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko ubwo uwo mugabo wishe umugore we nawe yarakwiye guhabwa igihano cy'urupfu. Gusa igihano ntabwo kikiri mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda kuva 2007. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nikimuhama azahanishwa igifungo n'ikigihano cya burundu. Dore kuri inkuru ivuga ko imodoka itwara abagenzi ya bisi yo mu bwoko bwa kwasiteri yerekezaga mu karere ka Rusizi yagonganye n'ikamyo yari yikoreye amakazi ya fanta yerekezaga i Nyamasheke. Hakomereka umushoferi w'iyo bisi ariyo kwasiteri, ariko abo yari atwaye bo nta kibazo bahuye nacyo. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Nduba, ni mu kagari ka Karengera, umurenge wa Kirimbi n'akarere ka Nyamasheke, mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 2 Mutarama 2026. Nsengiyumva Jean Paul wabibonye yatangaje ko ikamyo yaritwawe n'umushoferi witwa Ntawiga Ignace w'imyaka 40 y'amavuko, naho kwasiteri yaritwawe n'uwitwa Udahemuka Dominique w'imyaka 39. Ati narindi muri centre y'ubucuruzi ya Kagarama byabaye mbona kwasiteri ikasi korosi yihuta igonga igice cy'inyuma cy'ikamyo cyari cyasigaye. Umushoferi yakase icy'imbere, naho kwasiteri yahise ishwanyagurika igice cy'imbere cyose. Umushoferi arakomereka ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Karengera. Mukarwego Marie Jose nawe wari uhari yagize ati twatabaye ku bw'amahirwe dusanga nta mugenzi wagize icyaba, abari mu ikamyo bari bazima ndetse n'abari bari muri kwasiteri nabo bari bazima, gusa umushoferi yakomeretse ajyanwa ku bitaro. Urebye uburyo impanuka yari imeze n'amahirwe adasanzwe kuba ntawasize ubuzima cyangwa ngo abe inkomere ikomeye cyangwa se habemo inkomere nyinshi. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Manuel Kayigi yahamirije imvaho nshya ko ikamyo yari ipakiye amakazi ya fanta ivi Karongi yerekeza i Nyamasheke yaje ko yakora impanuka igeze mu murenge wa Kirimbi. Naho ku yindi nkuru ivuga ko umusore uri mu kigero cy'imyaka 22 wo mu murenge wa Gashanda ni mu karere ka Ngoma birakekwa ko yishwe n'inkoni za se wabo amuziza gutabura urwina akamwibira inzoga. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gisenyi ni mu kagari ka Mutsindo mu murenge wa Gashanda. Uyu musore bivugwa ko yakubiswe mu mugoroba wo ku cyumweru tariki 28 Ukuboza 2025. Umurambo we uboneka ku wa mbere nijoro tariki 29 Ukuboza usanzwe mu ishyamba aho yari yajugunywe. Abaturage bavuga ko uyu musore yagiye kwa se wabo yibamo ijerekani y'inzoga ayisangira na mukuru we. Se wabo aza gufata uwo musore aramukubita arapfa, arangije ajya kumujugunya mu ishyamba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda witwa Ngenda Mathias yabwiye itangazamakuru ko se wabo w'uyu musore wapfuye yemereye ubuyobozi ko yibwe inzoga yari yataze mu rwina, ariko ko nta muntu yabonye wazibye cyangwa se ngo abe yafata cyangwa se yabona ibimenyetso byerekana ko ari uwo musore wabyibye. Yakomeje avuga ko
basanze umurambo mu ishyamba bamujugunye, gusa yabonywe n'abaturage bavuga ko ashobora kuba yishwe n'inkoni za se wabo. Ati twakoranye inama n'abaturage tubabwira ko ibintu byo kwihanira atari byiza. Abakekwa ni se wabo, bivugwa ko bapfaga amakimbirane yo mu miryango, nawe yafashwe ubu ngubu akaba yashyirijwe RIB. Bizamenyekana rero iperereza nirimara gufatwa cyangwa se nirimara gukorwa. Gitifu Ngenda yakomeje avuga ko se wabo wa nyakwigendera ari we wahize atabwa muri yombi, aho akekwaho kwica uwo musore. Yemeza ko iperereza rikomeje ngo hamenyekane ukuri. Naho polisi ikorera mu karere ka Rulindo yafatiye mu cyuho umugabo wari ufite udupfunyika 689 n'ikiro cy'urumogi abicururiza iwe mu nzu. Yafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage mu mudugudu wa Gasekabuye, Kagari ka Rudogo, mu murenge wa Kinzuzi. Ni igikorwa cyabaye mu rukerera tariki ya 1 Mutarama 2026. Uwafashwe yavuze ko ibyo biyobyabwenge yafatanwe abicururiza iwe mu rugo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Ignace Ngirabakunzi yavuze ko ifatwa rye ryaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage cyangwa se uruhare rwatanzwe n'abaturage. Ati uruhare rw'abaturage ni ingenzi cyane mu bikorwa nk'ibi ngibi byo kurwanya ibiyobyabwenge, kuko aho biri biteza umutekano muke. Uyu rero yafashwe biturutse ku makuru abaturage batanze, kandi yemera ko abicuruza iwe mu rugo. Umutekano utari